ngo agutera inda ntazagira umuntu ugushuka mwana wanjye nubwo mbuze minerivare nubwo wari ukwiye kuba wiga ntazagira umugabo ugushuka ngo agutere inda kwishyurire mwana hari uruhare basi hari ibyo nshoboye nimba ntashoboye kumera ko nshoboye kumuha impanuro urumva yuko ubuzima urimo buri kumuha icyizere ko nubwo unaniwe aka kanya kutamwishyurira ariko ufite imbaraga zishobora kuzamwishyurira ariko tubwire n'abantu babyara bo bashoboye kurera bagabanye niba tubwire n'abantu batora uko umunwa wabo ungana dore ko tubivuga baba pene baje kera bamwe byacanze ahita azamuka tubwo urahaze uramenyereye uratangiye n'ibiki byose utangiye kwigisha ibyo bintu tuzabivuga mpaka mama Leone ntabwo ninjiye mu kiganiro cyane ariko mu by'ukuri ubuzima umuntu ahagazemo bumuha formire yo kurera yo gutanga uburere ariko gusa nanone iyo umwana wamusapotinze ku cyo akeneye yego umuhano ufite confidence ibitekerezo akaguhugura ashyiraho uko nawe byamubayeho akaguhugura ashyiraho umeze gutya wagera kuri iki umuntu uguhugura ni umuntu ubifitemo impano kandi abifitemo n'uburenganzira nk'ubu umugabo wanjye afite uburenganzira bwo kumpugura umushumba wanjye afite uburenganzira bwo kumpugura ariko buriya n'umwana nabyo afite uburenganzira bwo kumpugura ati ma ibi bintu gutya na gutya ma gutya rwose waba gutya na gutya na gutya guhugura rero kandi ngira inama n'uhugurwa natega amatwi yego kuki se agize imana abonye umuhugura reka mbakundire kandi basuhuze bifurize kugubwa neza nanjye kuvuga ikirundi kandi ubwo kirananira ngo mbagundire no kugundira n'abagombereye kubugumberera n'abagombereye gose shanza kimenya barabeshye ahubwo ntuza ushinzwe ibiro by'abinjira n'abasohoka ampe pasiporo ndetse pase ni pasiporo byose bigerayo Burundi pasiporo na rese pase natangiye kubyiga rero kwiga ikirundi mugabo ariko bagira banafungure tuza tubasuhuza ntacyo mvuze ntiteranya aha umeze neza egome uragumye ndagumye ndashimira imana ndashimira umukama w'ikigongo webare nyabo webare kuba gatunda akurinze kurindwa ni ngwiki mu kiganda cyetse papa ronera hari ne uzi kukidondobekanya kweri okay ko nagiye i Buganda turawansi basi turawansi nigeze kugerayo mbura nshaka ikintu kandi byihutirwa ndavuga semana ariko mpitambwira papa ronera nkorera audio yego mu kigande y'ibi bintu n'ibi nyibumvishe bahita babona ko nanjye ntoroshye baravuga bati ufite umusemuzi nubwo mutari kumwe shamba hari abantu kera hari ukuntu papa twaganiraga akambwira ngo wifata nk'uwavutse ku mfizi nziza ari papa ubivuze umbyara yabaga yivuze neza mu kinyarwanda ati wifata nk'uwavutse ku mfizi nziza mwana wanjye ati ubwo ibyo bintu babishaka kubona mfite amafaranga nuko ubwo rero nanjye hari icyo mvuze nanjye ubwo hari icyo mvuze ntibifuze kumera nka mama Leone kuko we nyine aho uzanyemo akantu katari keza ntibifuze kwambara umutuku kandi batazi aho igurirwa uzanyemo zanjye sazi wanyu muri ADPR rwose uzazanya kabisa
by the way wambaye neza nubwo naciye ikibungo nkamara amabuye hari n'amabuye n'igihe mutubwira ko twambaye neza biri no kubarya aya ntago byarya mwashiriyemo muraho wambaye neza wambaye neza wambaye imbaga nta kibazo uzazitera ipasi nzambare hanyuma murakoze hagati aho wambaye neza nukuri merci nuko nanze guca to the sweet ngo mpite nkubwira ngo wambaye neza nkamanza nacira hirya ariko ibara ry'umutuku rirakubera murakoze cyane kandi ntabwo ari byo muri mu barokore nta nubwo ari byo kwa satani nta nubwo ari byo ku mana ahubwo nibikomatanyirije mu bumana bwose kuko iyo umuntu avuze ngo ku mana ntabwo wamenya imana iyo ariyo ahubwo bikomatanyirije mu isanzure ry'uhoraho n'uhoraho nyirizina mbikuye ku ndima w'umutima mbivuga kubera ko n'abaje bakubona barakubona rwose wambaye neza murakoze cyane ndabashimiye ahubwo abamama bashaka kuba badodesha ibintu byiza bakugane kuko niba ugaragara gutyo ushobora no gufasha n'abantu gutuma bagaragara neza niba ari wivuga yuko ngo deforme ngo ibiki n'ibiki ariko ukaba wambara neza kandi muri ibyo byose muze tubafashe kuberwa yego mureva Marionette shop wow Iburasirazuba Iburengerazuba Amajyepfo n'Amajyaruguru Umujyi wa Kigali na gatandatu y'abadesipora abantu wese uzi yuko yifuriza Marionette ibyiza Imana imuha umugisha kandi niba utanamwifuriza ibyiza nawe Imana iguha umugisha kandi umugisha ukugereho listen to me nyumva wowe umuntu utakwifuriza ibyiza umwifuriza ibyiza Yesu yaravuze ngo ukwatsa bivuga ngo ijisho rihorerwa irindi Yesu yaravuze ngo ukwatsa umwitero yerega ndi uruvu fataho ngeze yavugisheje ukuri n'Imana bwa yaravuze ngo nkunda abankunda irangije iradusheta ngo mukunda abanzi banyu Imana nayo tuyubahe ariko hari igihe hari ukuntu Imana muyubahe ariko wari umeze neza meze neza cyane gerega mpora ameze neza nta munsi ndumva meze nabi kubera icyo ariko hari igihe uramutse umuntu turamakuru turamahoro nta kigenda rwose jyewe abantu bajya bamera nabi simbizi guteze gera mu rwego upeza gera mu rwego upeza ibituma umera nabi ubipeza pe ubipeza rwose umere neza bihari uhagarare wemye mu kibaya cya Dora meze neza nubwo abandi ari amagufwa okay ariko buriya iyo ufite umuntu wameze neza ku bwawe uba umeze neza cyane noneho yego hanyuma mu Marionette ndifuza ko tuganira ijambo ryitwa guhugurwa ese ni uwuhe muntu uba ukwiye guhugurwa ahugurirwa he ahugurwa ryari byagenze bite kubera icyo ahuguwe ese ni uwuhe muntu utemerewe guhugura biba byagenze bite kubera icyo utakwiye kumuhugura udakwiye guhugura ninde yewe ibi byose urabisubiza cyangwa n'ubundi twamara n'iminsi itatu tukibivuga ngaho tugenda dushituraho gato ngaho dushiture reka dushitureho gato tuzakomeza tuvuga ko dufite iminsi yo kubaho nimba hariho abantu bazatinda mu isi turimo pe kuko turi abantu Imana itakwitesha turi abamararungu bayo mu isi nubwo ngewe nta gushyigikira 99 kuko nyine bw'Imana ngo ningeze imyaka 100 izatandukanye umwuka n'umubiri nitahire niyambukire hakurya kuko nzaba ngeze aho nanjye ubwanjye ndi kurusha abuzukuruza
ibyo rero ntabwo mbyifuza. urabona abantu b'imyaka 100 se bagenda ari udukumi biterwaga n'imirire aho rero imirire yacu nawe tekereza ubundi tangira ukora umubiri, ubundi utangira gukora umubiri ubu ngubu mu myaka nka 80 tangira ukora umubiri ufite 35 uvuga uti se reka n'igi ibintu byatuma ngera muri ya myaka ntajo. Cyiza nuko ndi mugufi. Ntabwo tubibona. Uzaze kuri kamera ubibereke. Ufite metero bareba bagasanga nturi mugufi. So ufite metero se? Njyewe ndeshya na metero y'abatayeri. Yebiza ariko hari igihe imvura yaguga kura. Noneho ahubwo hari umuntu uherutse kumbwira ati shati witegure kunyagirwa kugira ngo ube muremure ati kuko imvura ndi kubona iri gukuba. Nta nubwo nazi yuko ngiye buranije n'imvura twangana. Ariko ntacyo buri Imana ararebye ibona ibumbe kubumbyemo n'iryo birahagije. Kuko Imana ifite ukuntu ibayirebera abantu bayo, abo baniniya, abo batoya, abo bagufi, abo barebare, ifite ukuntu turebe ukabona nyine tuntu turi turemwa twiza twaye urebe kavuga iti sava. Marioneri wemerewe cyane kavuga uti nguyu iyo muha kumeresha na metero 2 ntabwo aba yikata nka katereprare mu rusengero uburebure namuhaye abukoreramo ibyo nshaka. Areriya hanyuma itondeka cyo kubwira ikintu tsetse baze dukomeze. Ese nibuka kuntu murumuna wanjye yegeze kunkomeretsa arambwira ati bro ati Imana yari iri kubumba ubwo yakoresheje ya mvugo y'ababandi babumbaga kera. Ati Imana yari iri kubumba noneho imaze kubumba mu rugo rw'abaturanyi noneho ikugera isa nkaho inaniwe ihita ibumba ikeso cyo gupfundikira noneho ngo irongera ngo imaze gukora ibyeso ngo irongera urabizi urwese yuko ari rwo bapfundikiriza nyine inkono nini ngo irongere ngo imugeraho ngongere ngo kujya muri mudu neza kwiramurema dorameze gutya yaranunamye doragenda ameze gutya we yaremwe Imana imaze gusubira muri mudu. Abantu baremwe Imana imaze gusubira muri mudu ndabasuhuje cyane cyane abantu bari burasirazuba hirya mu hakonyine Imana ibaha umugisha kandi mbega yari yasubiye muri mudu. Naho twebwe turema nyine oya nigigira gutya kareba bizaguruka kabica amababa kagivuga iti reka nze ati yagera nko kuri tayiti jyana ko yagera nk'ahandi tifaturu. Hari umuntu ukubita ikibuno kidahari ukavuga uti sha Imana oya Imana ireba ibizaguruka oya shushanya nka Marioneri yaza kugira ishinya y'igikara imanutse hepfo aho n'amenyo n'amenyo ameze nka mama Margarita mama seka neza cyane. Imana hari ukuntu ireba ikavuga iti jyana ibyo ngibyo rwose hari ibyo ntabwo ukica agasozi kagira gutya kareba nk'umuntu ikubita akavizaje keza ku buryo umureba ariko ahaguruka wareba hepfo tumuhumiriza arahagurutse yamuhumirije arahagurutse. Mbega Imana ifite hari umuntu wakwifuza yuko yicara agafatwa igice cyo hejuru. Hari n'uvuga ati hejuru ntuhiteho sheri warankonza ariko hejuru ntuhiteho ujye wita hasi rwose ndi gitara ariko hejuru rwose pe ni nk'uruyongoyongo karakanyuma ngo n'abantu birukira mu mutwe nyine nuko byubatse. Marioneri ubundi hahugurwa nde ubu nanjye nyine numva ko nyine nk'amahugurwa kugira ngo njye ndega kuvuga abantu n'amahugurwa nanjye ndimo cyane amahugurwa ndaguhuguye tangira ikiganiro. Jésus contrôle d'ici Seigneur contrôle. Imigani 12 umurongo wa mbere aravuze ngo ukunda guhugurwa abakunda ubwenge ariko wanga guhanwa abasa n'inka. Yego ukunda guhugurwa rero oya nivugiye inka. Ukunda guhugurwa abakunda ubwenge ariko wanga guhugurwa basa n'inka.
nagira ngo mbwire abantu badukurikiye ko umuntu ukunda guhugurwa aba afite amahirwe menshi cyane, abakunda ubwenge. Ubundi umuntu wemera guhugurwa ni umuntu usirimutse mu mitekerereze, umuntu ukunda guhugurwa ni umuntu usirimutse mu myumvire, umuntu ukunda ubwenge. Hanyuma rero guhugurwa nk'uko mubimbajije, hahugurwa umuntu wese ufite ibyahugurwa, kandi nta muntu ubura ibyo bamuhugura, nta muntu ubura guhugurwa. kandi burya nugira inama abona umugira inama, ariko Umunyarwanda yavuze mu buzima bwawe nugira abantu bagushima gusa ujye umenya ko warangiye, ujye umenya ko nta n'inshuti ufite. Nugira inshuti zihora zigushima ariko utagira umuntu uguhugura, kandi burya nugira imana ukabona umwe uguhugura uzatindane n'uwo muntu. Guhugura ni kimwe, hari umuntu uguhugura ariko agusenya, hari umuntu uba udashaka kuguhugura ahubwo abashaka kugusenya, kukumenasa. hariho n'umuntu wari ubona defo gusa agahora abona defo aguhugura buri mwanya kukoze urya muntu ntabwo aba arimo aguhugura, barimo agusenya. ndi kwivugira wa muntu ukubwira uti rero icara ahangaha nkugira inama, ibintu bikora neza, kandi guhugura habamo ubwenge, habamo nabyo ubwenge kubikora, kuko uhugura umuntu ariko wabanje no kumushima, mushima ibintu byiza gutya na gutya, ibi nibi umushima ibintu byiza, ariko ugeraho uvuga uti ariko akangaka ukaretse ukabikora gutya na gutya byaba byiza cyane. kandi umuntu wese ukunda guhugurwa ararama, umuntu wese ukunda guhugurwa agira uburame n'uburambe mu byo akora. kandi guhugurwa ntabwo ari uguhugurwa mu murimo w'Imana gusa, mu nyumve nubwo ariho jyewe nashatse kugusha, ariko muzi ko hari igihe habaho ikintu cyitwa ngo amahugurwa y'abacuruzi. kuki se abacuruzi bagira amahugurwa? twigeze kugira amahugurwa y'abacuruzi, yewe bizinesi anayizeho kandi nyigishwa n'umuhanga, umupapa ukuze cyane, akajya agira igihe aduha amahugurwa bizinesi. rimwe atubwira ibintu byiza cyane, nsanga burya nari nkeneye amahugurwa mu kazi. avuga ati hari igihe umuntu agira iseta nziza yo gukoreraho, akagira n'igishoro cyiza kinini, ubwo n'uwagagira ibicuruzwa byiza, ariko customer care ye ikabiciriritse, bigatuma adakora ngo atere imbere. ugasanga umuntu arakeneye amahugurwa nubwo afite ibicuruzwa byiza, afite iseta nziza, ariko akeneye kujya ahaguruka agaseka, akajya afata abantu ataza akabita mama karibu, shangazi karibu, anti karibu, girlfriend karibu, muyomba karibu, customer care nziza ikonveka umuntu. ibyo rero ni ibintu biza mu mahugurwa. hakaba n'igihe uba ufite customer care nziza, ufite iseta nziza, ariko nta gishoro ufite. Nacyo ni ikindi kibazo, ariko sinshatse kwinjira muri gahunda yo kwigisha ubucuruzi bw'akazi, wenda tuzabibigisha mu gihe tuzajya dukora ibiganiro by'isi n'abantu. hanyuma rero turi mu kintu cyitwa guhugurwa. ukunda guhugurwa abakunda ubwenge. burya nubona uhugura umuntu mukajya mu mitsi, ujye umenya ko uwo muntu adakunda ubwenge. kandi ubwenge ni bwiza. nubona uyu muntu umuhugura mukajya mu birere, umenye ko ari umuswa. nta bwenge akunda, hunga mugendere kure, kuko ukunda guhugurwa abakunda ubwenge. najyaga ngira umushumba nkunda kumuvuga cyane, Reverend Ngamije Viateur. twajyaga turangiza gahunda yo gusenga cyangwa se amateraniro, twese akatwicaza hariya, akatubwira ibyiza twakoze, akatubwira n'ibibi twakoze, ariko akatugira inama yo kubigorora. ati icyo ugikuyemo wagira igikondero, icyo ugikuyemo wavamo uvugabutumwa ukaze we, icyo kiretse wavamo umuhanuzi ukaze we, icyo kiretse wavamo umuririmbyi ukomeye, mbega akaduhugura, akadushyira ku murongo. aho ari yubahwe, ndamukunda, no mubyeyi. ahangeze rero sasa yabigizemo uruhare, ndamwubashye cyane. ariko noneho
nkaba noneho ndi mu yandi mavuta akaze y'umubyeyi wanjye Apotre David nawe afite impano yo guhugura mu buryo bw'ubwenge kandi mu buryo bw'ubwenge mu ijwi rituje ryuzuye ubwenge akakubwira ikintu anyuze muri Bibiliya akaguhugura mu rwego uvuga uti vraiment hangiye kugira amasaziro meza yo mu mwuka sasa uzamunteze nanjye mugure ikaribu rwose biremewe wagira umunsi wo kwakira abantu kandi ubwo kugira ngo aguhugure no kuzakorera imbere cyane kugira ngo abone ibyo aguhuguramo kuko n'igihe baguhugura ikintu utaruzi ko ari defo hari igihe ubana ni ukora ikintu utazi ko ari defo ariko umuntu w'umugome akakurekera izo defo zawe akaba n'umuntu uba ufite ukuntu ateye utamuhugura hari abantu rero muri iyi minsi ngo bakaze akureba akavuga ati iyo ndirimbo 3 bampa 1,000 kandi yewe iyo ngeze kuri stage abahanzi bose batume bahita bacika amazi uyu muntu kugira ngo uzamwinjirire umuhugure nduguyango ni urutugu rwagiye rurazamuka rusumba ijosi hari n'uguzasumbya amajosi mu rwego rwo hejuru ku buryo kugira ngo zimanure naho wafata inyundo y'amabuye ntizimanuka kavuga uturu rwarangije gusumba ijosi ndamanura ntirumanuka ukunda guhugurwa abakunda ubwenge mu buzima bw'umukristo uwo ari we wese iyo adakunda guhugurwa uyu nguyu aranakenyuka mu buryo bw'ibyo akora ubundi abantu bazi ko gukenyuka ari ugupfa ushobora gukenyuka mu kuririmba wari umuhanzi uzamutse neza ariko wese ukenyuka kuko wanze guhugurwa gukenyuka ni ukuvuga ngo umuntu ko atagitumirwa uyu muntu asigaye aririmba abantu bagahunga hari umuntu ukenyuka mu ivugabutumwa aba neza ukabura ugaheruka yarabwirije mu byumba agakenyuka ataragera mu nsengero agakenyuka ataragera mu biterane donc akenyutse ataragera mu biterane so nduzi ko ava mu cyumba agahita atahana n'abo yahanuriye akajya gukomeza bahanurira yego akaba arakenyutse akenyutse pe uzi gukenyuka utaragera ku gatuti ka stade ubu ukenyutse kweri hari abantu bakenyutse uzi kuba uri perezida wa korari udakunda guhugurwa uzi ko ukenyuka utaraba na mwarimu hari abantu bagiye bakenyuka kubera kudakunda guhugurwa kandi Bibiliya iravuze ngo ukunda guhugurwa abakunda ubwenge ngo ariko uwanga guhanwa abasa n'inka yego abasa n'inka pe umuntu wanga guhanwa wanga guhugurwa bameze nk'inka inka buriya nubwo igira amata cyane ubwo by'inyama ndabiretse n'ibirebire barindika umuntu yinjiyemo buragenda mbona nta n'umuntu ukwiye no kurya inyama kubera ko kurya inyama hari ikintu hari agahinda kabayeho kukishwe buragewe ariko ndazirya hanyuma inka buriya imera nk'irandaswe inkwirekeye ku gasozi utayicyuye ntabwo yataha urumva umuntu wanga guhugurwa basa n'inka kera twiganaga n'abana baba banyuma ati yo ni inka urumva Bibiliya yamufasha umuntu wanga guhugurwa mu gihe umutavu wayo inka ntigikumbura umutavu wayo ko hari inka bisabaho no kwihambira kugira ngo ikuremo amata yayo kandi ari we wayigaburiye oya none se mama Mariyone ubundi wagize buretse umuvumo wagize ngo buriya twaremewe gukama inka happy hanyuma se ko mu ijoro tuzanywa amata n'ubuki igihugu cy'amata n'ubuki ni ibikabyo by'abakibaha igihugu cy'amata n'ubuki ni ibikabyo by'abanditse Bibiliya by'abasemuye Bibiliya kugira ngo bisanishe n'aho uri bagaragaza uburyohe bwaho uzajya kubera ko amata n'ubuki biryoha babisanisha yego ibyo nzagukoresha ikiganiro cyabyo bidusobanurire ukanikomereza ku mahugurwa ico cya miliyoni nanjye kamagurukire mu ijana hanyuma Bibiliya kuki Salomo yageze hano akavuga ngo ukunda guhugurwa abakunda ubwenge byumvikana ko hari utabikunda hari n'utabishaka usibye no kubikunda yego n'utabikozwa yego yumva arakarituye yaragezeyo yego kandi umuntu uhugurika iminsi yose aranakenerwa
ubwo tubara muntu n'umwana mwiza rwose ati mubwiye ikintu atakireka abonye ko no mu bana tubyara hariho umwana uhugura ubwira uyu mwana iki kintu ntuzongera kugikora rwose iki kintu gutya na gutya ati merci akaba n'ubwira ati kisi akanajunjama akaba yanakwereka ko ibyo arimo ari fieri yabyo ati ibyo ndimo ndabikomeje yego neza akakubwira ati mwebwerega mwari abaturage ariko nibyo mu Marione hari igihe namwe mwifuza ko abana banyu baba nkuko mwari mumeze kandi hanyuma se uko twari tumeze twavuyemo imbwa twavuyemo abantu b'abagabo ahubwo se amahirwe bayakura oya ntimwavuyemo imbwa mwavuyemo abantu b'abagore n'abagabo ariko namwe byasabye amasomo nk'uko twarezwe bemeye bakanyura mu burere twanyuzemo aya mahirwe bayakura ubu se mu Marione wakubwira ngo wifuze yuko umukobwa wawe azagumirwa nk'uko wagumiwe kugumirwa n'indi kawuzanye mu rwego nahamagara na polisi aka kanya mu rwego na ribu nayiyambaza aho urankomerekeje ndetse cyane urankomerekeje kuko uhuje ibintu bidahura uhuje uburere n'icyorezo kugumirwa rero kiriya ni icyorezo gikomeye cyane ku buryo gisaba n'urukingo rw'abantu bagukasorenga mama Marione kankubwira sibyo icyo nshaka kubwira nuko nkoresheje imvugo ishaka nko gucukumbura ibiri muri wowe sibyo ariko mu by'ukuri kumugura no kumubwira no ndashaka kuvuga ubuzima bw'imyaka 40 ishize ntabwo twifuriza abana bacu kubatereka mu buzima bw'imibereho aho rero niho turashaka kubatereka mu buzima bw'uburere uburere n'imibereho ni ibintu bide bafashe pariti y'uburere umuntu ahabwa uburere bitewe n'imibereho tunabatandukanije n'ubuzima twanyuzemo mu izina rya Yesu ariko tubahuje n'uburere twanyuzemo kwa General Bwana aho rero aho kubyumva niho kumva yuko tuzahabwa ijuru nta wageze ngo agaruke ubu burere twanyuzemo aba bana bacu bemeye bakabwinjiramo ariko ntibinjire mu buzima twanyuzemo mama Marione rega umuntu ahabwa uburere bitewe n'ubuzima arimo oya amaye bazabyanika muri comment sinabonye banditse muri comment byabe ni ngo nuruskete nabonye nibi ngibi babiduha none se reka nkubwire twarumviraga mu rwego mu byakubwira ati taha kare ntukajye kwantuza kandi ubizi ko kwantuza batetse akantu hari ikirori wanyu mudaheruka ko kantu ntugeyo mwana wanjye kubera impamvu ni wahura nayo ukemera ukaza mu rugo ukicara ukumvira ababyeyi yego ariko ubu barakubwira ati wabimpaye se nanjye ati biramba mbikeneye uwo ushobora kujya kumubuza kuvumba inkoko akakubwira ati wayinguriye ndanga ariko tugendaneho gake mama Marione uyu mwana uri kukubwira ngo wayimpaye se ariko kubonamo ubwo bushobozi bwo kwigura ahari suko ushobora kubona ahubwo kugera mu rwego atinyuka kukubwira iryo jambo aba yanakubahutse ntabwo ari ukubahuka ni uburenganzira bwe ubu nise kuki utamuha inkoko nimba ntayo ufite kandi ari ngombwa kumuha uburere nshobora kutamuha inkoko nkamuha uburere ahubwo nkamwigisha uburyo azayigeraho nkamurera mu buryo iyo nkoko azanayibonera ahubwo tubwire abantu babyara abo bashoboye kurera icyo ni ikindi cyigisho tuzavugira ku mutsinzi aho mvuga ibyingo c'est vrai erega rimwe hari umuntu aherutse kunyandikira ambwira ngo ubwo rero nawe uravuze ngo nawe rero ngo ubwo uravuze naho no kwabyaha abana benshi yabuze kontrole yabyo oya nukuri mama uzagira ngo ndumva uri umunyabwenge ngo uzajye ugira n'abana nama bakura ibiryo oya nose nigeze nkugira inama yaho bakura abana uri kuryoherwa urimo wahimbawe uri kuramya Imana mu majwi ariho n'ubatwita atahimbawe bitewe n'icyorezo nk'ibyo byose tuzagenda tuvuga uburyo umuntu ashobora gushiduka natwita atazi n'igihe yatwiteye ubwo burere rero ntabwo nifuza ubu burere yewe uburere n'ubuzima wowe urashaka kwitiranya yewe ndi kugutandukanyiriza uburere n'ubuzima kuba uyu mwana ntamuhaye ubuzima bw'ibintu ashaka ntabwo bimbuza kumuha uburere ese ubundi uburere nimba uyu mwana ntamwishyuriye amashuri ntabwo bimbuza kumuhana yakosheje aho ngenda huza uburere n'ubuzima
oya ni kuko ibintu umuntu bibiri arerwa bitewe n'ubuzima arimo. kubera ko ntagaburiye umwana ndeka kumuhana yakojeje Oya, kubera ko none- ntaguriye umwana igitenge ndeka kumugira inama. mama rero reka nkubwire, hari ukuntu ababyeyi ko mwifuza yuko abana banyu bahora iruhande rwanyu kandi mwababyaye udashoboye kubarera, ntubishoboye. Impamvu utabishoboye ni iki? ni uko wabyaye abana bakurusha ubushobozi. none umwana umwe aravuze ati noneho rero kugira ngo ngere ku cyo nshaka njye hari amarangamutima ari turebye muri njyewe. sinshoboye kumurera ariko nshoboye kumugira inama. Hari igihe rero umugira inama aho agiye kubona ubushobozi akeneye kwicara nkamugira inama y'uburyo yahakura ubushobozi atahakuye inda, ni none yahakura ubushobozi atanywereye inzoga. reka nkubwire ba marionette, weho ko wananiye kwigira inama ngo umenye kuproduiza cyangwa se kwisohoramo ibyo ushoboye, ubundi inama ugiye guhura muntu ni iyi. ushobora kubura ababyeyi ushoboye ukize ugahura n'icyiza. ntabwo ari aho ndi kuvuga, ntabwo ari aho ndi kuvuga, kuko umuntu washoboye kubyara abana ababonera ubuzima yenda agahura n'ikiza kimukoma mu nkokora, ababundi abumva cyane. niyo mpamvu nyine uburere n'imibereho biri kujya aho byaragenderanaga. ariko none umuntu yatangiriye mu bukene abyara abana 10 aracyari mu bukene, urumva akennye no mu bitekerezo. reka ari umuntu ukena no mu bitekerezo. none uyu muntu araha iki uburere bura? niyo mpamvu uburere n'imibereho birajyana. singemera ari hamdulillah wallahi wa kibaru birajyana. ibi bintu nibijyana ariko wibyitiranya. kuba uyu mwana mbuze ubushobozi bwo kumutunga ariko mfite ubushobozi bwo kuba namuha uburere n'ubwo aburaye. mwana wanjye nubwo uburaye ntazagira umuntu ugufatira muri no nzara ngo agutera inda, ntazagira umuntu ugushuka. mwana wanjye nubwo mbuze minerivare, nubwo wari ukwiye kuba wiga, ntazagira umugabo ugushuka ngo agutera inda kwishyurire. mwana hari uruhare basi, hari ibyo nshoboye. nimba ntashoboye kumera ko nshoboye kumuha impanuro. urumva yuko ubuzima urimo buri kumuha icyizere ko nubwo unaniwe aka kanya kutamwishyurira, ariko ufite imbaraga zishobora kuzamwishyurira. ariko tubwire n'abantu babyara bo bashoboye kurera bagabanye n'ibibazo. tubwire n'abantu batora uko umunwa wabo ungana, dore ko tubivuga b'abapene baje kera bamwe byacanze ahita azamuka. tubwo urahaze uramenyereye, uratangiye n'ibiki byose utangiye kwigisha ibyo bintu. ibyo bintu tuzabivuga mpaka. mama Leone, ntabwo ninjiye mu kiganiro cyane, ariko mu by'ukuri ubuzima umuntu ahagazemo bumuha formire yo kurera, yo gutanga uburere. ariko gusa nanone iyo umwana wamusapotinze ku cyo akeneye, yego umuhano ufite confidence. exactly. urakoze. yego nta muntu hari hano kuri Eva Marioneri ngo nkubite ituro ngira ukuntu ndenze hano barahaba simbana n'inyatsi. uvuze neza mbese uba ufite confidence. niki wamburanye niyo yakoze iki? ubundi aho niho nashakaga wamburanye iki? umuntu waguteye ndakuryamishe ku kiye gitanda ntakuguriye mwana wanjye, wamburanye iki? ariko uba ufite iyo confidence. ariko no mu gihe udafite confidence kubera icyo wamwemye, ntibivuze ko uceceka. kagira umuntu nshimira, nshimiye wowe, ariko nshimiye n'umuntu wohereje agakawa kararyoshye. ako gakawa komvise ni umuzigizigi, ni umuzigaryenyo. uyu muntu rwose aho ari saa sita abona umugisha, akibyuka abona umugisha, nimugoroba abona umugisha. Suwede we umvira ni umubyeyi, umvira uyu mubyeyi, abana yabyaye bumvirwe nawe aho azagera bazagira uburyohe baryoherera abantu bari aho bose, ariko atari mu byaha, ahubwo bahabwa umugisha uturuka ku Uwiteka. agakawa kakugezemo tu urahanuza. nanjye mu kanya ndaje nka wallahi wasuburahi wa mini watara ngakomeza. reka nkubwire mama Leone, ni bene nk'ibi tuba turi kuvuga, ibyiza birikorera. urumva nk'uyu muntu aje kumpana namwumva cyane, kuko arakubwira ati uramutse ugize gutya nawe wajya ubona agakawa. uwo muntu impanuro ze ndazumva. ariko umuntu aje kuguhana nawe ntayishoboye, nawe yarahanutse, nyakwipfira yaranyereye aramenagurika. ndabona impanga yaramenaguritse, ari kumbwira ati urumva kugira ngo impanga itazameneka rero wambwira uti dore icyamenye impanga ni iki.
murakoze. urakoze cyane rero bantu mudukurikiye, bantu mukiri mu mihanda, bantu mukiri mu ngorane, bantu mukiri nyanga guhanwa, nimwemere tumuhanwe. Ukunda guhugurwa, abakunda ubwenge, turi ku ijambo ryo guhugurwa cyane cyane muri uyu murimo turimo wivugabutumwa. Wowe ukifite abagushumbye, icara baguhugure kugira ngo bagukuremo umuntu uzakara. Wowe nawe ushumbye, abagukuriye hamwe baguhugure, bakubwira uburyo torero warigeza kure. Imana ibaho umugisha. Rero ndumva ijambo ryaririnde ku mutima ryo kubwira abantu ko bakwiye gukunda guhugurwa, kuko ukunda guhugurwa bakunda ubwenge. Imana rero ibafashe kandi bagirire neza. Itonde nakubaje ngo mbese ninde uhugura? Buriya nawe ubwabona ndi kwinywera agakabobwo nawe uragashaka. Uhugura erega ubwire kakuzanire kuri kamera ariko rwose jewe ntabwo najya nywera ikawa kuri kamera. Ngaho mbwira. Umuntu uhugura ni umuntu cyambere ubifitiye uburenganzira. Ubuhe burenganzira nshaka gusobanura? Urakoze. Kuko ni umuntu warangije kubona ko ukwiye. Iyo ubundi uhuguwe n'umuntu nk'umubyeyi, umushumba wawe, uyafite uburenganzira bwo kuguhugura. Umuntu ukuyoboye muri gahunda runaka akwiye kuguhugura, ariko tukibuka ko ngo n'igi ryahanye inyoni, nibyo niko babivuga. Yego, igi ryahanye inyoni bitangana. Yego, ukibuka ko n'umuntu umuntu ukurusha imyaka iminsi yose yaguhuguye aba abashyanutse. Ariko hari wabishyize mu buryo bwiza bw'ubwenge, ati nyakubaha hari umuntu ari ufite agatama, hanyuma ako gatama biza kugenda gutya na gutya, urya bikoze mu myaka mike ariko abikora mu kinyabupfura, arangira ati uwo muntu ni wowe. Umuntu uhugura ni umuntu ufite n'impano yo guhugura, kuko hari igihe umuntu aguhugura akaguhugura. Guhugura nabyo ni impano, kuko hari igihe uhugura umuntu akaguhugura. Uburenganzira agufiteho. Hari umuntu uguhugura akaguhugura. Yego. Impano yo guhugura ibaho. Yego. Hari umuntu uguhugura neza mu buryo bw'impano, akaguhugura ashyiramo ameze nk'umufunga n'amapiyesi atuma udahugurika, akaguhugura arimo agushyiriramo n'umuti wo kugororoka rwose. Uyu muntu, abantu bafite impano zo guhugura ahubwo muzikoreshe neza. Hari umuntu uguhugura washwanye n'umugore n'umugabo, akaguhugura ashyiramo n'inama, akaguhugura ashyiramo n'ibitekerezo, akaguhugura ashyiraho uko nawe byamubayeho, akaguhugura ashyiraho umeze gutya wagera kuri iki. Umuntu uguhugura ni umuntu ubifitemo impano kandi abifitemo n'uburenganzira. Nk'ubu umugabo wanjye afite uburenganzira bwo kumpugura, umushumba wanjye afite uburenganzira bwo kumpugura, ariko buriya n'umwana nabyo afite uburenganzira bwo kumpugura, ati ma ibi bintu gutya na gutya. Ma gutya rwose waba gutya na gutya na gutya. Guhugura rero, kandi ngira inama n'uhugurwa natega amatwi. Yego. Kuki se agize Imana abonye umuhugura inama maye? Yego. Umuntu ugira Imana abona umugira inama. Uyu muntu nawe ugize Imana ugiye guhugurwa, tega amatwi, winagaragaza ko guhugura umuciye amazi cyangwa atarakwe kuguhugura bitewe na revo, arakennye ndakize, murusha titire. Tega amatwi wowe, niko Bibiliya ivuze ngo ukunda guhugurwa abakunda ubwenge. Yego. Tega amatwi wumve ubeho. Icyo cyari ikiganiro Mama Lionel yifuje kubagezaho. Murakoze. Ese wari warigeze ugirwa inama ukumva ntabwo ushaka kuzumva? Ese wari warigeze ugera mu gihe wumva umutima wawe umaze konda ukumva ntukeneye inama? Ese nawe wari waragize aho ujya kugira inama ariko ukitinya? Saba ubwenge ubundi ugende ubahugure. Nsoza cyangwa se ngera nshumbika, nigeze kugira mbere umwuka w'Imana akinsura cyane. Hari igihe umwuka gusura cyane n'igihe bigera igihe nyine agaparika akajya kubwira ibyawe, nkibona iby'abandi. Nigeze kugira iyerekwa ry'umuntu undusha ubushobozi, undusha n'amavuta, undusha n'icyubahiro n'ubukire. Ndagenda nsenga Imana, Imana yanga kuvuga.
mbaza undi muntu bajya kujya mu mavuta amwe ndamubwira nti nigeze kubona ibintu gutya na gutya ku muntu ushobora kuba nkawe yenda urugero ariko ntabwo ari wowe uwo muntu namubwira ni gute namubwira ibyo nshaka kumubwira hanjye yaravuga ati none uwo muntu mufitanye communication umuntu ndabona uri kukurya kandi bategeye gushiramo umuriro ariko hari igihe ubona umuntu akurusha n'ubushobozi utamuhugura ariko aramubonyeho akadefo ukaba wamutumaho umuntu ya nibyo naho nshaka ko noneho ambwira inzira ebyiri inzira ya mbere iyo umuntu akurusha ubushobozi akurusha byose nta n'ahantu mwahurira kandi ukaba uri kumva kuko ibintu ufite byaravuye ku mana wejya kuri social media mukora ikiganiro icyo ni kimwe yarambwira ati ukavuga kandi uri umunyamakuru wabona uko uteye kamera nabwira hoya mba narayiteye icya kabiri bantu mushaka guhugura bantu mufite ibyo mwashyira abantu jya wibuka yuko uwo muntu afite inshuti mu nshuti genzura inshuti ze urebe yuko hari inshuti wakwisangaho none use nkaho uyiganiza ariko nayo ntuyibwire byose uyibwire mu migani ntumumenekere ngo umubwire ngo AZ umubwire mu migani utuzagenda uwo mugani uwucire sobuja cyangwa se uwucire uriya nshuti yawe hanyuma rero yangiye ikintu kimwe arangiye arambwira ngo uramutse ugize amahirwe umusengere kabiri usenge niba ari ikintu kibi ugikuraho niba ari ikiza ukimwatura cyiza cyane arangiye ambwira n'akandi kantu ka nyuma nshaka kubwira abantu mukunde mama Lionel kuko mufite umugisha uko mufite umuntu ushobora kubagira inama nta n'ijana mwamwishyuye ni impamo y'Imana wallahi wa rasul subhana wa ta'ala amihorera nukuri ngewe yenda mu minsi tumaranye ntago ngiye gupfa ariko abantu babimenye ko bafite amahirwe ko baba bagufite ko ushobora kubafasha kumva no gukoma kuko niko Pawulo yabwiye Timoteyo ati uteshe uhugure kuba wowe ukemera umuhamagaro utaje hano wigisha trike z'ukuntu wabona icya 10 n'amaturo wabona igitambo wabona kuntu ukura ibyinyo nabo utanasengeye ngo babone ibyo ushaka kubakuramo nanagushimira ko wowe ufata intambwe ahubwo ukajya gusengera abantu kugira ngo babone umugisha bakanakwima bakanakunutsa da ko ntabwo ari none se ntabwo bambyaye ngo bandere exactly n'ababikora rero niba hari uwarigeze anatekereza nk'aka gakawa na twaze dushimira uyu muntu ni ukuri niyo mpamvu rata umuntu ukugiriye neza uba ugomba no kumushimira akiriho hashize isaha umuntu ampamagaye isaha nk'ebyiri umuntu arampamagaye ati nitwa runaka ati ndagira ngo nkwibwire ati nigeze ati mu minsi yashize ati nako bibye mu biganza amafaranga yampaye ntageze no ku bihumbi 15 ngira ngo ati rwose ati ukimara kunyaturaho wamugisha ati ubu rwego ngezeho ati mbabara nimero yanjye yandike ati yawe ndayifite ati sinzakuvaho ati Imana igumugisha ntamwera nibyo rero ni amahame y'akanwa kanjye kuko akanwa kanjye ntigasaba ariko ugize yereko umugisha nkwatuyeho urawusazana imva yararimo avugishwa nimero amaze kuyandikwerwa na 90 murakoze namwe murakoze cyane naho ubutaha yego naho abatashye abatashye ntimutashye izidacanwa ndabashimiye shalom shalom shayi